Imana iri gukora iki muri iyi minsi? Ni nako yambwiye. Yarambwiye ngo abantu bazi ko ntari kureba ngo cecetse. Inyamara nibwo ndi kureba ngenzura ibyo abibwira ko bari abakristo. Imirimo yabo, ibyo bakora, ibyo bavuga, ibyo bakora. Imana isa naho yacecetse muri iyi minsi. Ariko kandi ntago yacecetse, ahubwo ubu nibwo iri gukora cyane. Mperuka kugira umugisha kuwiteka Imana. Imana irasa. Irambwira ati ngiye kugutuma nguhereza ubutumwa. Ndagutumye ntuzigera uvuga ibintu bitari by'ubugingo. Uzambwirira abantu iby'ubugingo. Irambwira ngo dore rero ubu tuvugana. Mwisi haje Gihenomu, ndayihohereje n'ijuru rije mwisi kugira ngo umuntu we akore icyo akwiriye gukora. Uwo muntu razaba yitwaye gutya no kwihangana yagize uko azajya gisohokamo egare ijuru. Uburyo yakitwayemo egare Gihenomu. Irambwira ngo nanjye nateguye table d'honneur yo kwerezaho umugeni wanjye. Tubahumurize ubahumurize utumukiza Yesu we amaragahinda. Ayibwira Yesu byose, bwira Yesu byose n'ishuti yawe ibikubabaza n'ibigute. Abantu bari kurira Edouard, hari n'abikingirana bakarira, hari n'ababa mu nzu bakarira, hari n'abagenda barira bari mu muhanda babuze uwo babwira. Ariko Yesu arakubwiye ngo bimubwire. Nawe ndabikubwiye wowe uri kunyumva, urebe ukuntu Imana ijya gutabara bikunguranye. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Gusenga ni byiza, ningabi tukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday nkubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe. Nizere kumeze neza kandi nimba uri mu bibazo wihangane, ibihe bizahinduka. Abari mu Rwanda turasubije Imana ibamugisha, abari mu Burundi mu biyaga bigari mumva ikirundi ndetse n'ikinyarwanda tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Tubashimira cyane kuba mudukurikirana ku biganiro byacu, mubana natwe buri kiganiro cyacu. Imana ibamugisha. Abari muri Amerika turasubije mu nshuti zacu, abari muri Aziya turabasuhuje mu nshuti zacu, abari muri Australia mu nshuti zacu, n'abari muri Europe turabasuhuje. Twese tukaba tubakiriye mwese abatuye ku mpande zine z'isi mukurikirana ibiganiro byacu bya Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Tubabwira ngo turabakunda cyane mu inshuti zacu zakadasohoka. Shobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri Gusenga everyday, tugusaba ukanda subscribe, gukora share, gukora comment cyangwa gukora sabone cyangwa gukora partage cyangwa gusunikira kiganiro cyangwa gihereza inshuti zawe umaze kubona ikiganiro. Rero Imana ibamugisha nkuko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, ntabwo ari bwa mbere agaragaye kuri Gusenga everyday. Mushobora kuba waraje kuri Gusenga everyday ku butaramubona, aragarutse. Watanya wibwira abantu urinde, uri umuntu ki? Nitwa Nyiramana Josephine, ndi umukristo, nsengera muri ADPR Ikarama, nkora umurimo w'ivugabutumwa n'uburirimbyi bw'ubuhanzi. Imana iduhane umugisha. Amen. Imana igumugisha cyane. Ushobora kuba wifuza, ushobora kuba muri Amerika warashatse ukavuga ute se ko twabonye abakozi b'Imana benshi bagenda batubesha. Iyi ni Gusenga everyday. Iyo tuzanye umuntu hano kuri Gusenga everyday, tuzana umuntu tuba twizeye neza. Ushobora kuba ufite icyifuzo cyo ko wabona umuntu yagusengera. Uyu mukozi w'Imana aza gusoza, araza gusoza atanga nimero yiwe. Nukenera umuntu agusengera rwose ndagushishikarije ntuzagire ikibazo, uzamuhamagara. Nugira n'ikibazo kindi uzaduhamagara tuvuge wa muntu waduhuje yaraduhemukiye. Haracyariho ibihumbi 7 bitarafukamira bari. Abantu benshi bagiye bacika intege, abantu bagiye banga abakozi b'Imana bakavuga ngo ya haracyariho 7 bitarafukamira bari. Wa ufite icyifuzo shaka umuntu mwasengana, bose naza gusoza ikiganiro araza gusoza abaha nimero ziwe ku buryo azaza abafasha. Imana ibaho umugisha. Kozi Imana rero nkuko Gusenga everyday ari gusenga buri munsi, watangira usenga Imana. Mana data twese mu ijuru, wera Imana ya Isiraheli, Mana yaremye isi, Mana yadendeje inyanja, Mana yahanditse ikirere, ifatiro z'isi niwe wazishyizeho. Amina. Imana ishimwe mu byaremwe byose, nta kitararemwe nawe, kuko amaboko yawe ari magari. Ushimwe uhabwe icyubahiro kuko twagize umugisha uko watumenye. Urakoze rero kuko uciye inzira nk'abangeze kuri yicano. Mana ubishimirwe kandi ubihererwe icyubahiro. Reka uyu mwanya wose ngiye kuhamara umbere w'umugisha, kandi uzabera umugisha abavandimwe n'inshuti bazumva ibi bintu. Urakoze, turagushimiye.
ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga risubiza intege mu bugingo bwa buri muntu wese uzumva iki kiganiro. Turabigushimiye kuko washatse yuko tukuvugira mu buryo butandukanye, nubwo bamwe muri twe babivangavanga, ariko ntihabuze abakigukorera by'ukuri. Turahari Imana ishimwe, turahari kandi turakomeje mu rugendo. Ni muri uwo mwanya dufashe umwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Ngaho ngo nuduhe imbaraga zo gukora umurimo wawe mu gihe gisa n'iki kigoye kandi gikomereye benshi, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nari mperutse hano hashize iminsi myinshi, ariko si uko nabyifuje cyangwa ngo mbikumbure, ni nayo mpamvu nje nuko nabikumbuye kandi nkanabyifuza, ni nayo mpamvu ngarutse. Nagiye nkunda kugira ubutumwa kuva nahaza, ariko nkabura ukuntu yenda nza bitewe n'impamvu zanjye bwite, ariko ndashima Imana ko nongeye kuboneka kandi kuri gusenga everyday. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, ndongeye ndabasuje mu izina rya Yesu, ndongeye ndabasuje kandi mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Kubw'ibyo dusangira ijambo ry'Imana riboneka muri Luka igice cyaho cya 23 umurongo waho wa 39. Ni ijambo rito ariko tugiye kuvugamo Imana. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo umugome umwe yihana. Umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngaho ukize natwe udukize. Ariko uwa kabiri amusubiza amucyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha? Ari mu rubanza rumwe natwe. Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, Mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi ndakubwiza ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndakubwiza ukuri ko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Umuntu wese uzanyumva mutuyira ijambo ry'Imana. Amen. Nagiye ndeba kandi numva nta muntu mwiza nka Yesu, nta n'uwahumuriza umuntu nka Yesu. Imana ishimwe. Twagiye tubyarwa n'ababyeyi, tubyarwa n'abagabo, tubyarwa na ba mama barahaboneka, ariko nta mubyeyi waba nka Yesu. Eduwa nawe yarakureze aragukujije, nawe runaka niko byagenze. Yesu ndashaka umubatura rero. Uyu mwami Yesu yaje aje gushaka, aje no gukiza, ngo cyari cyazimiye, ngo kandi yaje gutanga ubugingo, ngo kandi si buke yaje gutanga, ngo yaje gutanga ubugingo ndetse bwinshi. Ariko ikintu kijya kimbabaza, kintera agahinda n'umubabaro, ni ukuntu abo yahaye ubugingo kandi yifuriza ko babuhabwa badaha agaciro ibyo yakoze, badaha imbaraga n'uburemere ibyo Kristo yakoze. Imana ishimwe. Yesu yaje mube, abe ntibamwemera, ariko ngo abantu bamwemeye bose bakizera izina rye, ngo bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ndashaka kwibutsa abantu ko nta yindi nzira, nta kundi kuri, nta handi tuzanyura uretse muri Kristo Yesu wenyine. Yesu yaje azanywe no kugira ngo ampfire, agupfire, acungure abera babone ubugingo. Ariko Eduwa arababaye. Yesu arababaye muri iyi minsi. Imana irababaye muri iyi minsi. Yesu yicishe bugufi mu buryo bukomeye. Nasomye ijambo Yohani igice cyaho cya mbere, yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo dore mbere we yari ijambo, ngo kandi ijambo we yahoranye n'Imana. None niba yarahoranye n'Imana kandi akaba yari Imana, akigirira umuntu muri Mariya,
kugira ngo akunde yicishe bugufi yisanishe n'abantu nkatwe n'abandi bamwizerere mu guca bugufi kwe. Ariko na bugingo n'ubu abantu ntibarakabona imbaraga z'ibyo Yesu yakoze ku musaraba. Yesu aje mu isi yisanishije n'ab'isi, asa nabo, agenda nkabo, amera nkabo, yicisha bugufi. Mu myaka ye 30 ngo ayujuje atangira ivugabutumwa. Imyaka 3 yakoze ivugabutumwa, nta kintu yasize atavuze. Yagerageje kuvuga hahandi yafashe icyemezo atora intumwa, aravuga ati jyewe icyanzanye nuko ngomba kugenda ngasubira kwa data aho nahoze nkazasubirayo, ariko kuko icyanzanye ari ugukongeza, Imana ishimwe, icyanzanye ni ugukongeza umuriro. Ubwo umaze gufatwa reka nzamuke ngende, kuko yabonaga Edouard azamuvuga, Nyiramana Josephine akamuvuga, n'abandi bantu bakamuvuga, n'abandi bantu bakamuvuga, n'abandi bantu, kuko yabonaga amaze gucana umuriro, ba Petero bawuhakiriye, intumwa zose zifashe uwo muriro, aravuga ati abangaba barahagije bazamamaza ubutumwa bwiza. Aravuga ati ibyiza nuko ngenda. Igihe cye kiragera, mu bo yari yitoranyirije ubwe bagombaga kuba intumwa bari hafi ye, ngo havamo wagombaga kumugambanira witwa Yuda. Ngo Yuda aramugambanira mu buryo bukomeye kandi buteye ubwoba. Ngo bajya kumufata, ngo baragiye, ngo bagenda yabahaye sinye, ngo arababwira ngo uwo ndi buhobere, namara kumuhobera ngahita mukubita akabizu, uwo nguwo aba ari we mufata. Kuko Yesu nta na kimwe ayobewe, ngo yahise amubwira ati kora ikikuzanye, kuko ndabizi neza ko uje kumfata. Ariko ngo yicisha bugufi, yemera ngo ntiyanga no gupfa urubi rwo ku musaraba. Yicisha bugufi, ari gushaka ubugingo bwanjye, ari gushaka ubugingo bw'abantu Imana yaremye, ari gushaka gucungura ubugingo, kuko Adamu wari uwa kera ari yamaze kubaho uwo gupfa, ngo atazapfa burundu haboneka umuntu ugomba kuba Adamu wa kabiri. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ritubwira ko yaraje ari Adamu wa kabiri. Ariko ntiyigeze yihanganira imibabaro ngo abure kuvuga ati jyewe imibabaro ndayihaze reka mbyihorere. Yagombaga kubyihorera, ariko ngo yajya kugira ngo arababaye. Nibuka ko ngo ari mu gashyamba Getsemane, ngo yarapfukamye arimo asenga amasengesho, ngo abiri byuya bivanze n'amaraso, ngo ababaye cyane, ngo aterura amagambo, ngo aravuga ngo data, niba bishoboka ko iki gikombe kindenga, iki gikombe ni kindenge. Ariko ngo Imana imuha imbaraga, ngo kuko yari amaze kuvuga ngo bibuko wowe ushaka nibibuko jyewe ngize nte nshaka. Byumvikana ko umuntu ni umunyantege nke, kandi yari yigiriye umuntu mu bumuntu muri Mariya, yigira umuntu aba umuntu, yigirira umuntu muri Mariya kugira ngo yisanishe n'abantu, abantu nabo bazakunde bamubone mu buryo buboroheye bw'uko barokowe nawe. Amen, haleluya. Icyo gihe kiratambutse, umubabaro ubaye mwinshi, Petero yaramwihakanye nk'uko ijambo ribivuga, ariko ngo ageze ku musaraba, none ashatse kuvuga ngo ageze ku musaraba hasanga ibisambi bibiri babambanwa nabyo. Ngo ibi bisambo bibiri natubwiye ngo byari ibigome, ngo kimwe cyari iburyo ikindi kiri ibumoso. Umwami wanjye Yesu njya mbabara cyane, yahuye n'abamuvugaga nabi mu isi, no ku musaraba arabihasanga. Ndashaka kubwira abantu bakibwira ngo mu isi nta mahoro mu isi twabona, ibibi ntaho twabihungira, mu isi ntaho, mu ijuru niho honyine wabo wabizera. Ngo akigera ku musaraba, ngo igisuzuguro nabwo kimusangaho, abantu bari babambanywe, ngo kimwe kiramutuka, ngo kiramubwira ati ubundi sinumva ngo ni wowe Kristo. Bivuze ngo iki gisambo cyari gisanzwe kizi yuko Yesu akiza abantu, cyari gisanzwe yuko kizi yuko ari umwami, cyari kimuzi, amateka ye cyari kiyazi, ariko ngo kiramuhindukirana, nticyareba ibyaha byacyo, nticyakwiyita oya, ahubwo cyumva cyamujogera ku musaraba, kiramujoga ngo ko wakijije abandi twumva ngo urakiza, natwe twagiye tubibona tubyumva, ngo ko wakijije abandi ngo natwe dukize, ngo nawe nurangiza wikize. Ariko ngo icyari iburyo kiramubwira ati sigaho, sigaho nyabuneka, sigaho. Kiramubwira ati none se ko ubona turi mu rubanza rumwe n'urwe, twebwe turi ba ruharwa,
twebwe turi ibisambo bigaragara, twebwe turi ibisambo twakoze ibyaha, turi guhanirwa ibyo twakoze. None no kubaha Imana n'uyubaha, uyu ntuzi ko ari Imana, ariko iki gisambo kigira imbaraga z'umutima kandi kigendererwa n'ubugingo bugitunguye. Imana ishimwe, haleluya. Kigendererwa n'ubugingo bugitunguye, kibwira Yesu ngo rata iki, rata ubwo uzagera mu bwami bwawe uzanyibuke, ubwo uzagera mu bwami bwawe uzazirikane ko twabambanywe ku musaraba, njye ndi umunyabyaha wowe uzira ubusa. Basi uzibuke ko muba wabambiwe nanjye twabambanywe ndi n'umunyabyaha kandi ubambiwe abanyabyaha, uzanzirikane. Yesu nicyo ryonyine Yesu yavuze ku musaraba, ngo aramubwira ngo uyu munsi ndakubwira ko turi bube turi kumwe muri hehe, muri paradizo. Icyo gihe igisambo gifata agakiza, kirabatizwa se, cyarakijijwe, ni ukubatizwa, cyarabatijwe, cyatanze amaturo, cyagiye mu ivugabutumwa, cyararirimbye, cyarahanuye. Hoya, bivuze iki rero? Bivuze ngo agakiza ni ugutegura umutima w'umuntu mu rwe ruhande. Ntabwo ari njye nzaguha gukizwa, nta nubwo yazaguha gukizwa. Agakiza uzagahabwa no gutegura umutima wawe mu rwawe ruhande. Agakiza uzagahabwa n'ibyo wowe ubwawe witeguramo. Nicyo kitugenza kuvuga ijambo ry'Imana. Mperuka kugira umugisha kuwiteka Imana. Imana irasaba, irambwira ati ngiye kugutuma ngo uhereze ubutumwa, ujye kumbwirira abantu banjye. Irambwira kandi ngo uzavuga iby'ubugingo. Ndagutumye ntuzigere uvuga ibintu bitari iby'ubugingo, uzambwirira abantu iby'ubugingo. Niba Imana arambwiye ngo uzavuga iby'ubugingo, hari abavuga ibitari iki, ibitari iby'ubugingo. Hari abantu bavuga ibintu bitari iby'iki, bitari iby'ubugingo. Ndayibwira ni ukuri, nteze amatwi mbwira. Irambwira ngo dore rero ubu tuvugana mu isi haje Gehinomu, ndayihohereje, n'ijuru rije mu isi kugira ngo umuntu wese akore icyo akwiriye gukora. Ndayibaza nijuru bivuze iki, na Gehinomu mu isi bishatse kuvuga iki? Irambwira ngo mu isi hagiye kubamo imibabaro myinshi yataka abana b'Imana, abantu babura uko bagenza, benshi birwaneho, babesikoro, abantu nyine abantu banyanganya, abantu batihangane, bafite ibintu mbese babeho mu buzima bw'amanyanga. Imana irambwira ngo uko umuntu azajya abaho mu buzima Yesu ikorotsemo, azajya aba yihishuririwe ubwe Gehinomu. Hanyuma ngo uburyo umuntu nanone ngo azihanganira ya mibabaro, azaba ya mibabaro azaba yisangiye n'umupagani. Hanyuma ariko uyu mukristo ngo ukunda azihanganira imibabaro, akavuga ati jewe ndabona bigeze nimugoroba kandi ifite abana 6 kandi ifite abana 8 ndetse nanjye n'umugore ndetse tubaye abantu 10, ngo bakihangana bagategereza Imana kiri bubagirire neza ibambe. Si uko batabonye uko bagira, bari babuze uko bagira. Iyo baba barabonye uko bagira, baba baragerageje, baba bari gushaka akazi, ntibari kubura ibyo bakora, ariko ntibyabaye. Ntabyo babonye bakora, kubera ko batabibonye bakora. Bari muri cya gipimo cy'isi, bari muri kwa kugeragezwa kw'isi. Aba bantu babuze icyo bakora, n'inzara yabariye. Ese barabyitwaramo gute? Dua bari bwihangane kugira ngo baneshe, hanyuma batabaza Imana yo mu ijuru, bayibwire ngo gutabarwa kwacu ntandi kwaturuka, ni kuri wowe waremye ijuru n'isi, kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Hanyuma rero uwo muntu ukuntu azihangana, bivuze ngo Imana iri gukora iki muri iyi minsi? Ni nako yarambwiye ngo abantu bazi ko ntari kureba ngo cecetse, inyamara nibwo ndi kureba ngenzura ibyo abibwira ko bari abakristo, imirimo yabo, ibyo bakora, ibyo bavuga, ibyo bakora. Imana isa naho yacecetse mw'iyi minsi, ariko kandi ntago yacecetse, ahubwo ubu nibwo iri gukora cyane ku bantu bayo. Uwo muntu razaba yitwaye gutya no kwihangana yagize, uko azajya gisohokamo egare ijuru, uburyo yakitwayemo egare Gehinomu. Donc abantu bazi ngo iyi si turi kugendamo ngo ubu naho izarangirira, nyuma y'ubu buzima hazaba ubundi buzima, kandi ubuzima tuzabamo turi kubutegura ubu tugihumeka umwuka w'abazima, kandi turi kubutegura n'imibabaro itabuze kutwegera hafi yacu. Imibabaro yo gushaka kurya, twabuze uko turya, umuntu akagira bibiri akajya ku isoko agahaha. Uzi ko ujya ku isoko ukabwira uti nimumereze ibishyimbo ikiro ni 5, noneho nose ibiro 2 n'imbigure 3,000 ndashyiraho n'ibyo kurya n'iki, kandi aho ngaho niho tugomba guca. Aho tugomba kuhaca, kandi tukahacana gukiranuka, tukahacana kugira gute? Ibyo bintu rero biri mu bantu bunana hatuvugana, nibyo biri kubahesha Gehinomu
bitewe n'uko babibayemo, ni nabyo biri kubahesha ubugingo bitewe n'uko babibayemo. Imana ishimwe. Kandi Imana yarambwiye ngo umuntu uzifata neza akabihagararamo neza, akabibamo neza, akakora iby'inshingano za gikristo, agakiranuka, Imana ntizamusezerera amaramasa. Ubu nibwo iri kwitegereza kandi ikareba ifite uko izabigenza. Kandi yarambwiye ngo umuntu uzajya wihangana akagihagararamo, nta nubwo Imana izajya imukoza isoni. Ikimenyimenyi nawe ndabikubwiye wowe uri kunyumva, urebe ukuntu Imana ijya igutabara bitunguranye, ukarya bitunguranye, ukanywa bitunguranye, bwakeye mu gitondo utaruzi kuri burye, ariko wakwihanganira muri Kristo Yesu ukabona urariyura nawe utaruzi kuzarya. Ubu tuvugana hari umuntu utangira icyumweru avuga ati kinzakigwamo kubera inzara. Ese Mana nzabigenzane, ariko akakirenga, akongera akakirenga, akongera akakirenga, akaguma. Ndakubwiye ngo uzakomeza unakirenge, upfa kuba warizeye Kristo w'imbaraga ukorana nawe. Imana ishimwe. Ubwo butumwa buba buratambutse burarangiye. Imana irongera irambwira ngo nateguye table d'honneur. Irambaza ngo mbese iyo umuntu ari umugeni mu buzima busanzwe, ntagira abamurimbisha, ntarabagira. Umukwe ntagira amutegura, ntarabagira. Irambwira ngo nanjye, ariko Mana cyangwa abantu bagahinduka bakemera guhindurwa n'imiburo y'ijambo ry'Imana. Irambwira ngo nanjye nateguye table d'honneur yo kwerezaho umugeni wanjye, ijambo ry'Imana. Negura abantu bagomba kweza abageni ngo batunganye bajye mu bwami. Irambwira ngo abo ngabo nabateguye kugira ngo bantunganyirize umugeni wo mu rurembo rujya Siyoni. Ngo abantu bagenda bananizwa n'isi, baba besikoro, basigaye bavuga ibitari iby'Imana. Irambwira ngo bari gutanga uburozi, yabyise uburozi. Irambwira ngo ni uburozi bari guha abantu banje. Ngariko kuko giye mfite ubushobozi n'ububasha, ari jye naremye abantu ari abanje, nzajya ngira uburyo ndeturuna nze mbiyereze, kuko ndi mu gihe cyo kweza umugeni nzajya mbiyereza, ariko aba bantu nzabahana inkota yanjye zabarya. Icyo wacyumvise? Nawe ndakwinginze ugerageze ukora ibyo gukiranuka muri gusenga every day. Ushaka imbaraga z'umutima, ushaka imbaraga zikomeye zo kugufasha, kuko we ntiwanabishobora. Ushobora kuzategura uyu munsi turi bukora ikiganiro, yenda se n'umuntu runaka aze akubiteho wumve ni umuntu, ugire ngo ni umuntu, ariko kuko Imana izaba iri mu ruhande rwawe, igi n'abaguhishurira bataraza. Ariko Edouard nabigusabira kuko nibo beze. Imana irambwira ngo ni abantu bari kwirwanaho, indye inkwe mbona y'inzu, ariko ibi bintu bizarangira bigashira bikava mu isi. Ni gute abantu turi kubigiranya n'ubugingo? Kuba Yesu yaragiye ku musaraba, ibyo ni igitangaza gikomeye. Yari ari kugorora ubugingo bwacu ngo bonaho butunganyirizwa. None abantu kwihanganira imbaraga z'umusaraba byarabananiye. Ubu buri wese ari gukurura yishyira, arakurura yishyira. Donc niba ari bujye kubwiriza hariya bakamuhamagara, hariya bari bumuhereze 2, abizi neza ko hariya ngo batajya bamuhereza, ari bujye abo bari muhe 5. Ariko Imana nyir'ijuru waremye ijuru n'isi yabimenye yuko hariya wababwiye kujyayo na hariya wababwiye. Meruka kugira umugisha, nari ngiye kujya mu ivugabutumwa ahantu bita Cyangugu, mfata igihe cyo gusenga, mbaza Imana ngo Mana ko ngiye Cyangugu nzababwira iki? Marayika w'Imana aransura nijoro, anzanira yerekwa n'ihishurirwa. Ngiye kubona mbona Perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda aje imbere yanjye mu buryo bw'ihishurirwa, agatera ikirenge ahagikuye ngashyiramo icyanjye, akongera agatera ikirenge ahagikuye ngashyiramo icyanjye. Turagenda tugendana urwo rugendo, ku mpande hariho abantu bashungereye bari kuvuga ngo mbese uriya muntu ni gute yagize amahirwe yo kugendana na Perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda? Bari kwishimira yuko ndi kugendana nawe, nabo bari kubyifuza. Icyo gika kiba kivuyeho kirarangiye. Ngiye kubona mbona haje umwana wa Perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda, ntangira kumusomera aya magambo aboneka mu byahishuwe ibice bya 22 uhereye ku murongo hano 10. Mu nyemerere nyabasomere. Hanyuma ntangira kuganira n'amagambo, haravuga ngo kandi arambwira ati amagambo y'ubu buhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo
ngororera umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo, binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Ntangira kuganira nawe uwo mwana wa perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda. Ntangira kuganira nawe aya magambo. Ndamubwira ngo none se ni ukubera icyo ubeshya? Kuki wafashe ikintu cyo kubeshya ukakikiramo kubeshya cyane? Arambwira uwo mwana ngo ni ukuri, ngo jyewe mbeshya ntabishaka, ngo kubeshya kubireka byarananiye, ngo si uko mbikunda, ngo ahubwo mbeshya ntabishaka. Imana irambwira ngo abarokore bafashe ibyitwa ibyaha ngo barabikiranutseho, bya bindi by'ibigugu, sisambana, siniba, singirane, ariko ibyo byose ngo arabizi neza ko yabiretse. Ariko telefone, umudayimoni uri muri telefone aramuzengereje. Telefone iri kumutera gukora urukozasoni. Imana yarambwiye ngo ndababaye, ngo ndi kubona ibigirwamana mu bantu banjye. Ndayibaza nese ibigirwamana ni ibiki uri kubona? Irambwira ngo izi telefone zimbere ibigirwamana, ngo uzagenda umbwirira bera bibwira ko basenga, ngo izi telefone zimbere ibigirwamana. Rero ndi kubabara aho abantu batacyubaha Imana, bari kuyubahira mu buryo utamenya. Abantu bari kandi Imana yarambwiye ngo nzarangurure mbwira abantu bera ngo bibwira ko ari abakristo. Imana ntihinduka uko yariri n'uyu munsi nikwiri. Ntago izahindurwa n'ibi bihe mubona turimo, ntago izahindurwa nuko abantu bari guhinduka, ntago izahindurwa nuko isi iri guhinduka. Ariko icyama mukamenya neza, icyama mukagira ihishurirwa, icyama mukagira ahandi hantu mwerekeza amaso yanyu. Imana yarambwiye ngo isi irimo ibibazo. Abantu bibwira ko ngo ari ibibazo, ibi mwibwira se ni ibibazo? Nta nubwo ari ibibazo. Yarambwiye ngo hagiye kubaho ibibazo kugeza ubwo abantu bazagerageza gushakisha ibiryo, bagashaka ukuntu akabatereka afata izi ndabo nzikuremo umuceri, agakora umuceri mu ndabo, ariko ngo ntibizemera by'umuntu wese azirwanaho ngo ari kugira ngo ngashakishe cya kintu cyatuma inzara irangira, ngo ntago kizemera. Niko Imana yambwiye. Yambwira ngo kandi ugende umbwirira abantu. Hari ibintu Imana yagiye imbwira bimwe na bimwe ntavuga gutya kuri kamera, kuko tugomba kugira ubwenge, ko turi abana b'Imana. Iyo ubuze ubwenge Imana irakureka. Hanyuma rero hari kwandagira ngo mbwire abantu b'abarokore. Kandi abarokore bitwa iki? Abahanuzi. Ndashaka kubwira abarokore bitwa abahanuzi, bahanura. Ubu tuvugana aba barokore, Imana yarambwiye ngo tega amatwi, ndakumva mwami. Ati ubu tuvugana kubera ko ibyo nashatse ko abantu bakosora atari ibyo bakosoye. Nshaka ko abantu bakosora ibyo mu bugingo, bagakosora ibyo mu bugingo buhoraho. Nshaka ko abantu bagira agakiza, bagahinduka, bakaba ubwoko, bakaba ishyanga ryera. Petero niko yavuze ngo turi ishyanga ryera, abantu Imana yarose bakaba ishyanga ryera. Imana irambwira ngo none nahereye kera nkoresha umwuka wanjye ngo abagarure, ababera umujyanama, ababera umuyobozi, bamwumvire, abajyane, kuko ari uzi ahari kubajyana. Imana irambwira ngo abantu bigize abantu bashoboye kugira aho bijyana. Irambwira ngo umuntu uzayemerera wenyine ikamufata ukuboko ikamujyana, ngo niwe izajyana, kuko niyo izi ari kumujyana. Icyo kintu uracyumva? Hanyuma irambwira ngo abantu bitwa abahanuzi, Imana kuko itigeze, abantu batigeze bemerera Imana gukora ibyo bagombaga gukora, ngo yahisemo kohereza umwuka witwa uwo gushyeshyenga. Igihe kimwe Ahabu, ngo Imana yamubwiye ati ubu tuvugana ngiye kugushyeshyenga, ngo imushyeshyekesha abahanuzi 100 400, kugeza ubwo Ahabu aguye ku rugamba arapfa. Abahanuzi 400
rero Imana irambwira ngo kubera ko abantu banze kumvira umwuka wanjye ngo ababere umuyobozi abayobore, noneho bakaba bakora ibyaha nkana, bakora ibyaha babizi, babibamo babizi. Si ukuvuga ko imitima yabo itabizi yuko bakora ibyaha Edouard, si ukuvuga ko imitima itabizi yuko ari abanyabyaha, si ukuvuga ko ariko bamaze gukeresa Imana mu rwego byateye Imana umubabaro, ifata icyemezo cyo kuvuga ngo reka mbihorere biyobore, yohereza umwuka witwa uwo gushyeshyenga. Irambwira ngo ngiye kubashyeshyenga kugeza igihe icyo nagambiriye gukora jyewe Uwiteka Imana ishobora byose, kugeza igihe nzagikorera. Rero ndaburira abantu b'abahanuzi ngo basenge kugira ngo basobanukirwe niba Imana iri kuvugana nabo ari byo nyakuri koko. Nigeze kubibwira umuntu ndi mu murimo w'Imana, arambwira ati giye maze Imana igimbwira ngo mbwira umuntu, yamara kubimbwira ati igahita nambwira ngo ndetse ndaramushyeshyenze. Ibaze umuntu arabizi ko Imana imubwiye agahindukira akavuga ngo ndabizi ko imushyeshyenze, ngira nambwiye ngo ndamushyeshyenze, turi kujya mu ijuru cyangwa turi kujya Gehinomu. Ariko ubundi twakijwe ngo tuzabone ijuru, twakijwe ngo tuzurire imiturirwa. Imana ntabwo igaragarira mu makadasteri, ntabwo Imana igaragarira mu maetaje, ntabwo Imana igaragarira mu mafaranga. Imana igaragarira mu mwuka, n'abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka no mu kuri. Kandi Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Amen. Haramutse hagaragaye aho Imana ireberwa Edouard, nawe hari inzira wacamo ukajya kuyiboneramo. Haramutse hari ahantu Imana ibonerwa mu buryo butari ubwo kwakira Kristo no kwihanganira imibabaro n'ibiturushya mu rugendo. Edouard, nanjye mfite ahandi hantu naca. Iramutse ibonerwa muri kadasteri, iramutse ibonerwa mu mafaranga, hari uburyo wari gukora, wanagurisha amasambu y'iwanyu ukagenda ukayiyatura, ukayibwira ati dore Data, dore ngwino nkwijyanire. Ariko Imana ikeneye ubwo umutima wawe. Imana ikeneye ubugingo buri muri wowe. Imana ikeneye agakiza wowe ubwawe, amahitamo akuvuyemo. Nkuko iki gisambo byari biri ku musaraba ari bibiri, kimwe kikavuga ati Data, uyu munsi ubwo uzagera mu bwami bwawe uzanyibuke. Ikindi kikagira kiti wowe wakintuwe wakwikijije, kikamutuka. Aya ni amahitamo abiri atandukanye. Ariko Imana ikeneye umuntu uhitamo amahitamo meza, kandi amahitamo amubereye umugisha. Rero abantu bari guhitamo ibitandukanye n'ibyo yabahitiyemo kugira ngo ibahe umwana wayo, bamwerezwemo, babonere ubugingo muri we, babonere ubugingo muri Kristo Yesu. Ariko bari guhitamo kumubonera mu mafaranga, kumubonera mu butunzi, kumubonera mu bindi bintu runaka, kandi we si byo abonerwamo. Nubwo ari byiza ko tubibona, ariko ntabwo Imana yigeze imbwira ngo umva nkubwire. Abantu bibwira ngo abanyamasengesho, umunyamasengesho original ngo ari mu ibanga ntanagaragara. Edouard, ntanagaragara uwo munyamasengesho, nta nubwo wapfa kumenya ngo ari hehe. Imana ikeneye imitima yacu. Nicyo cyifuzo nazanye kuri iyi channel yawe ya gusenga everyday. Imana ikeneye imitima yacu. Imana ikeneye imitima y'abantu yaremye, kuko Imana yabahumekeyemo ubugingo, ngo ubugingo buzasubire ku Uwiteka Imana ari buzima budapfuye. Kuko umushinga w'Imana, nkunda kubivuga, niba abantu bategura imishinga ukavuga ati ngiye gukora uyu mushinga, kandi ukawukora ukakubera mwiza nk'uko wawifuje, wagenda unakunanira ukagenda uwugoragoza kugeza igihe uzawinjiriza aho ushaka kubarizwa. N'umushinga w'Imana ntabwo uzahomba. Ndatangariza abantu rero bafata iby'Imana bakabivangavanga uko bashaka, bakabikora uko bifuza, bakabikora uko bumva babyakira, babibonye. Ariko ibi bintu by'Imana ntibimenyerwa. Uko Imana yari iri n'uyu munsi ni kwiri, kandi ni nako izahora uhereye none ukageza iteka ryose. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Mbere yuko usenga Imana, reka turirimbe indirimbo 16 mushimisha ngo abayesu bishimira izina ryera. Hanyuma nyuma yo kuririmba indirimbo, turafatanya indirimbo, hanyuma usengera abantu. Hari n'indirimbo Imana yari yampaye ivuga ngo we mutimurira uze kwa Yesu. Nuko mba ndi kubona igihe ari gitoya, nkavanireka ntica igihe cyanyu, ariko iyo ndirimbo Imana yari yayimpaye ngo we mutimurira uze kwa Yesu. Abantu bari kurira cyane, bari kurizwa n'isi, bari kurizwa n'iminsi, bari kurizwa n'ibihe, bari kurizwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Ariko ndagira ngo mbabwire, mberuriye mbagira inama ngo bapfukame bashyire ivi hasi basenge. Imana ibambika imbaraga zo gukomera mu rugendo no kurukomeza, kuko nibatarukomeza Imana arambwiye ngo agiye kubaho intumbi zigenda
habeho intumbi zigenda abantu babe bari mu isi ariko ari intumbi zigenda. Imana rero dutabare kandi Imana itugire neza. We mutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Arakunda fasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira. We mutima urira uze kwa Yesu, amakuba. Iyi ndirimbo yapfuye ahantu azahakureho mpereza nyiyoborere jyewe. Ni 60 mu gushimisha. We mutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaza nibigu. Arakunda fasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi arakunda fasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi abaremerewe nibiruhanya bo ngabo babwire kw'Imana yabahu. Ubahumurize utumukiza amaragahinda. Iyo ubahumurize utumukiza Yesu amaragahinda kandi abaremerewe nibiruhanya bo ngabo babwire kw'Imana yabaru. Ubahumurize utumukiza Yesu amaragahinda kandi ubahumurize utumukiza Yesu we amaragahinda. Ubahumurize utumukiza Yesu we amaragahinda. Bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera. Arakunda fasha abashavuye, haleluya, wizere ijambo rye kandi arakunda fasha abashavuye, haleluya, wizere ijambo rye kandi wirira. Abantu bari kurira Edouard, hari n'abikingirana bakarira, hari n'ababa mu nzu bakarira, hari n'abagenda barira bari mu muhanda babuze uwo babwira. Ariko Yesu arakubwiye ngo bimubwire, ni inshuti yawe, we kugira ubwoba, arahari, ari mu ruhande rwawe. Ari mu ruhande rwawe, ari mu ruhande rwacu. Abana b'Imana turarinzwe, ntabwo duterwa ubwoba n'ibiriho none, ahubwo dutegereje kugaruka kwa Mesiya kandi azaza ntazatinda. Umuririmbyi yigeze avuga ngo azaza ntazatinda uko yabisezeranye natwe, haleluya. Azaza Yesu azaza ntazatinda, haleluya, nkuko yabisezeranye natwe, haleluya. Iyo Yesu ntahwema gukiza abantu, ntitugasubire mu ngeso mbi kuko yabisezeranye. Uwo mwami azaza Yesu azaza ntazatinda, haleluya, uko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda. Uyu mwami naza
niwe uzaruhura imitima y'abantu. Kuko uko byasa kose wagira ubutunzi ntibuguha amahoro, wagira umugabo mwiza ntaguha amahoro, wagira umugore mwiza ntaguha amahoro, wagira abana beza akaba ari buburira amahoro, wagira umuryango akaba ari buburira amahoro, wagira ababyeyi bakaribo bakubuza amahoro, kuko ibi nta hantu twabihungira mu isi. Ariko Yesu we naza akagaragara ku bicu, Bibiliya iravuga ati tuzambara umubiri witwa uw'ubwiza. Nta hantu hatagera umubisha bibi, nta hantu twabihungira mu isi. Naho mu isi ntaho, mu ijuru niho iwabo wabizera. Ngo abashaka ubugingo budashira nimumwizigire azabarengera. Ngo muze mwese dushengerere, muze mwese mureke dukorera Imana nk'abantu bafite aho bajya, mureke twizere Imana nk'abantu bari mu rugendo, mureke kandi twemerere Imana idufata ukuboko, kuko ariyo izi aho iri kutujyana izatugezayo. Ntabwo yaba igufasha ukuboko iri kukujyana ngo ikutsinde mu nzira kandi itakugejejeyo. Kandi ni ukuri Edouard, abantu bagiye kubona ibihamya n'ibimenyetso by'uko isi ari mbi, bakumbure gakondo. Ni nayo mpamvu dukunda kubabazwa, ni ukugira ngo rimwe na rimwe turusheho gukumbura gakondo. Niyo mpamvu Imana iturekera muri iyi mibabaro y'uburyo butandukanye ibisikana n'ibindi, kuko abacu bo ngo bapfuye bakizera. Imana ishimwe. Ngo abo bose bapfuye bakizera, ngo batarahabwa ibyagize gute byasezeranyijwe, ngo ahubwo babiroraga biri kure, ngo bakabyishimira, ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Ngiyo baba barashatse gusubira iyo bavuye, ngo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ngo ariko kuko bitegerezaga umudugudu waho bari kujya, ngo byatumaga bavuga ngo Imana yacu ntabwo itewe isoni nuko tuyita Imana yacu, bagakomeza urugendo. Iwacu rero tuzimuka tugereyo, kandi aho turi n'ukuri niho hari gutunganyiriza hariya tuzajya. Nubwo abantu bamaze kwibagirwa yuko aho turi ariho turi gutunganyiriza iby'urugendo, abantu barabyibagiwe. Niki mwabaye mwabarokore? Hano uri abantu bagiye bava mu Rwanda bakajya hanze, abaho barakomerewe. Abangaba barakomerewe, nibegera Imana, kuko Imana ijya amahishurirwa sindajya hanze. Ariko Imana ikunda kuma amahishurirwa mbona abantu bari mu burozi, bari ahantu hari uburozi, nta gakiza gahari, nta mpumuro zihari zo guhumurizwa y'iby'Imana, uretse kuba umuntu we yagira muri we ikibitsanyo kiri muri we kikamufasha ubwiwe. Ariko ubundi hanze aho ngaho mujya mwumva ngo mushaka namwe kujya, yego mwumva munyotewe ngo wahabona amafaranga, yenda wahabona, ariko mpamya ko naho bitameze neza muri iyi minsi. Imana ishimwe. Yewe naho ntibimeze neza muri iyi minsi, ukubona twagowe inaha ngaha bikomeye. Abantu birirwa barizwa n'ibiryo, abantu ukirwa batitira noneho nzabaho naho birabakomereye. Nta hantu namwe horohewe, kandi ndagira ngo mbwire abantu bazanyumva, ngo mbabwire ngo muhungiro nta handi hahari, ni muri Kristo Yesu. Imana yarantumye ngo ngende mbwira abantu ngo bashaka ubuhungiro bwo guhungiramo, nta handi ni mu Kuwiteka, batera ivi basenge. Hanyuma kandi yaranambwiye nuko nari mfite ibintu byinshi, ngo abantu bazi ko habaye covid, ngo abantu bazi ko habaye covid. Imana yambaye indirimbo muri covid, nyikuririmbire. Yemwe bagenzi bari mu rugendo rujya mu ijuru, mukomere twese dukomezanye, kuko iyi minsi tugezemo iragoye cyane. Bene data, ibyahanuwe birimo gusohora, kandi byose byaravuzwe, nimube maso. Dore iyi coronavirusi yabaye igipimo ku bakristo bo muri iyi minsi dusohoyemo. Mu gihe nk'iki kigoye, imbuto werera abandi nizo zigaragaza uwo uri we nyakuri. Dore iyi coronavirusi yabaye igipimo ku bakristo bo muri iyi minsi dusohoyemo. Mu gihe nk'iki kigoye, imbuto werera abandi nizo zigaragaza uwo uri we nyakuri. Dore mbere ya viziyo 2020 Ebola iti ndaje mbacura inkumbi, abanyamasengesho
nanjye shobora kumira viziyo 2020 corona nayiti ndaje ibi ni bimwe mu bimenyetso by'uko isi ishaje ijuru ryahumuye tugiye kwitahira dore mbere ya viziyo 2020 eboriti ndaje mbacura inkumbi abanyamasenyira viziyo 2020 corona nayiti ndaje ibi ni bimwe mu bimenyetso by'uko isi ishaje ijuru ryahumuye tugiye kwitahira dore iyi coronavirusi yabaye igipimo ku bakristo bo muri iyi minsi dusohoyemo mu gihe nk'iki kigoye imbuto werera abandi nizo zigaragaza uwo uri we nyakuri dore iyi coronavirusi yabaye igipimo ku bakristo bo muri iyi minsi dusohoyemo mu gihe nk'iki kigoye imbuto werera abandi nizo zigaragaza uwo uri we nyakuri Yesu umukiza yasize abivuze ibimenyetso by'iminsi ya nyuma none hariho umubabaro mwinshi haba kuri rubanda ndetse no ku batambyi mbese ubugingo bwawe bubitswe muri Kristo abizera mwe kuko umutima Yesu ariho Yesu umukiza yasize abivuze ibimenyetso by'iminsi ya nyuma none hariho umubabaro mwinshi haba kuri rubanda ndetse no ku batambyi mbese ubugingo bwawe bubitswe muri Kristo ramwe kuko umutima Yesu ariho dore iyi coronavirusi yabaye igipimo ku bakristo bo muri iyi minsi dusohoyemo mu gihe nk'iki kigoye imbuto werera abandi nizo zigaragaza uwo uri we nyakuri dore iyi coronavirusi yabaye igipimo ku bakristo bo muri iyi minsi dusohoyemo mu gihe nk'iki kigoye imbuto werera abandi nizo zigaragaza uwo uri we nyakuri Imana yarambwiye ngo nta gita yarazengurutse mu masengerano hatandukanye ibwira abantu ngo bivomera amazi azabatunga mu gihe cyabo cyo kugotwa irabirangurura ibibwira abantu covid ngo yikubitemo nk'aho abantu basomye ijambo ry'Imana nk'uko Imana yababwiye ngo baribike bajya muri Bibiliya gushakamo imisatsi Edouard mu nyumvire mwabarokoremwe Imana yarambwiye ngo abantu bazihana imisatsi y'ibi bintu bakoze Imana irambwira ngo n'abadayimoni baje kunamura imbaraga z'abera bahera mu itangiriro ngo bashaka imisatsi kugera mu byahishuwe kandi bagahereye mu itangiriro bashaka ijambo ry'Imana Imana irambwira ngo dayimoni yahise yivuga kubera kuko yabyinnye itsinzi abantu ntibazi gufata iby'Imana ngo babidorere ijambo niryo rizadutsindishiriza iri ubugingo amen 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 turi ku musozo rero wafata umwanya usengera Imana hanyuma ugatanga na adresse yawe uburyo bakora reka tubanze dutange adresse nimero yanjye ni 0782 88 349 0782 88 349 murakoze kandi muzagubwe neza kubw'ijambo ry'Imana Imana ishimwe ko tuzajya mu ijuru kandi tuzagerayo turaguhimbaje umuntu wese niwe wamuremye nta wundi muntu wagira ubasha n'ubuhanga bwo kurema umwana w'umuntu uretse amaboko yawe yonyine niyo ajya arema turagushimiye imbaraga wakoresheje kugira ngo ureme umuntu kandi ndi kubwira abantu ngo umushinga wawe ntabwo uzahomba waremye abantu bakunze bafiteho umugambi ni nayo mpamvu udahwema kutubwira mu ijambo ndetse no mu bimenyetso bitandukanye reka unyemerere usanga buri muntu wese kubw'iki cyigisho kandi umuntu wese bizamugirira umumaro mu buryo bw'umwuka bizagira aho bimukura bigere naho bimushyira kandi yicano nayo ndayisengeye ngibi y'ubumaro ku banyarwanda n'abanyarwandakazi ku bantu bo hanze batandukanye mu gihe gitandukanye umuntu wese uzajya uyigeraho azajya imubera igikomeza mutima we mu izina rya Yesu Kristo amen 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 Imana iguhe umugisha kuba witabiriye ubutumire bwa gusenga everyday nizere ko ubutani tugutumira uzitabira yego murakoze yego ushobora ko bwa mbere ugeze kugusenga everyday tugusaba kandi subscribe ukora share ukora comment kiganiro nawe utaha shalom